Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Ndumva narigeze kubabwira ibibazo nigeze kugira bijyanye n'abantu bafashe YouTube channel yanjye ya Marie Clarisse Mukandengo, yemwe n'amanimero yanjye ya telefone bakayakoresha ibyo yishakiye. Kristo Yezu akuzwe. Buriya rero hari igihe umuntu aba muri byinshi, hari igihe umuntu agira imiryango cyangwa abavandimwe, ukicara uzi ngo uri kumwe n'abantu. Munyihanganire, iyi ni mesaje umuvandimwe wanjye yoherereje undi muvandimwe wanjye, umwe yari hanze undi ari mu gihugu cy'u Rwanda. Kristo Yezu akuzwe. Ariko impamvu mbizanye ahangaha ntabwo ari uburyo bwo kugira ngo wenda ngire uwo nkomeretsa, ariko muri make jyewe ino mesaje nkiyibona numvise ngize ubwoba, numva ndikanze. Kristo Yezu akuzwe. Uyirebye neza ntabwo wabona yuko nawe yakwandikwa n'umuntu wigeze ahura n'ibibazo, cyangwa se n'umuntu uzi amateka y'igihugu cyacu cyanyuzemo. Niyo mpamvu rero jyewe uyu muntu ni umuvandimwe wanjye, ni musaza wanjye uri hanze y'igihugu. Nkimara kubona mesaje, kuko ntabwo nzi ibyabanje, sinzi ibyo yari yaganiriye n'uyu muvandimwe wundi nawe ni musaza wanjye uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, niyo mpamvu nanjye mvuze nti ubwo ntazi ibyo bari baganiriyeho, sinzi ibyo ari byo byatumye hazamo ibintu byo gutongana. Kristo Yezu akuzwe. Bose ni basaza banjye, uwo nabangamiye ambabarire, ariko hagati aho ngabo ibyo baganiye ntabwo mbizi, kuko buriya iyo mesaje ijya kuza imeze gutyo hari ibyo muba mwabanje kutumvikanaho ku mpande zombi. Niyo mpamvu nanjye niseguye, ndi umukristo, yego yanjye ni oya, ni yego na oya ni oya. Niyo mpamvu nanjye niseguye kuri aba bavandimwe bose. Ibibazo twagize ababibonye murabizi, ariko ntabwo byagakwiye kurangira bamwe babwiranye aya magambo. Kristo Yezu akuzwe. Niyo mpamvu rero saba nisabira namwe mudusabira kugira ngo Roho Mutagatifu atuyobore, Nyagasani Yezu amurikire imitima yacu, kugira ngo twese hamwe tuzabone ubugingo buhoraho. Kristo Yezu akuzwe. Aho waba uri hose, icyo waba uri cyo cyose, aho waba warahuriye n'iyi mesaje, wiseguyeho umbabarire, kuko jyewe ubwanjye nkiyibona numvise inteye ubwoba. Yemwe nahise nyohereza abandi bavandimwe, ariko ntabwo nari ngamije kugira uwo nasenya, ni uko nanjye nabonaga yuko bitakwandikwa n'umuntu uzi amateka twanyuzemo. Ibibazo nagize murabizi bya channel yanjye, n'ubundi intandaro cyangwa umuzi wabyo urebye byenda gusa n'ibi ngibi. Nubwo burya utamenya umujura, ariko buriya ngo ushobora kubona aho yaguhishe. Nubwo bisa naho biba biri mu marenga, cyangwa se utafata igisambo ako kanya kuko mutari kumwe, ariko vanga umuzi nyirizina wari mu bintu by'imiryango, wari mu bibazo twagize, wari mu bibazo twabayemo, cyane cyane nk'abantu mugashaka abagore benshi, cyangwa se mukabyara abana badahuje. Icyo nabisabira ni uko mwagerageza mugashaka umugore umwe, cyangwa se mukabyara abana bahuje, kuko buriya Bibiliya ivuga yuko umuntu ushaka umwiryane mu muryango azana abagore benshi. Niyo mpamvu nanjye nkwinginze, niba uri umuntu usenga, niba uri umuntu wamenye Imana, kugira ngo uzarinde umwiryane umuryango wawe,
natwe rero nibyo byatubayeho kuko umubyeyi wacu yatubyaye ku babyeyi batandukanye, ari nayo ntandaro y'izi mesaje, ariyo ntandaro yo kutumvikana kw'abana bitewe n'uko buri wese aba yifite ukwe n'undi ukwe, cyangwa umwe akagira amarangamutima y'umubyeyi we kuruta undi. Niyo mpamvu rero nanjye nka Mukandengo Marie Clarisse niseguye ku giti cyanjye, mumbabarire kuko icyo nifuza ni uko twazabona iherezo ryiza ry'ubuzima bwacu. Icyaruta kandi kuruta ibi ni uko twazicarana mu gihugu cyo mu ijuru. Munsabire rero nanjye mbasabira dusabirana, kuko kuri iyi si nta n'umwe uzi urugendo rwe. Urugendo rwacu twese ni urupfu tunyuramo, ntawe uzi nyuma y'urupfu uko bigenda. Niyo mpamvu tutagakwiye kugirana ibibazo cyangwa amashyari, cyane ko uko bwije n'uko bukeye n'abo tubona bagiye mbere yacu nta muntu nari nabona bari bashyira aharenze metero ebyiri. Ariko iminsi ya none wagira ngo shitani yibye abantu ubwenge, iminsi ya none wagira ngo shitani yatwaye abantu umutima ku buryo bibanda cyane ku by'isi. Intandaro nta yindi ni imitungo, intandaro nta yindi ni iby'isi. Uwo ari we wese uko bwije n'uko bukeye akurura yishyira. Nta n'umwe wari watekereza ati se nyuma y'ubu buzima nzaca mu buhe? Nta n'umwe wari watekereza ngo ese ibyo ndi kurwanira hari icyo nzajyana? Niyo mpamvu rero nanjye nkomeje kubasaba mu izina rya Kristo wapfuye akabambwa ku musaraba kubera twebwe, kugira ngo mudusabire twese dusabirana, kugira ngo tuzicarane mu gihugu cyo mu ijuru, turebe Yezu amaso ku maso, turebe uruhanga rwe, tureberebe ibyo tutabonye, turebe abatubanjirije, ba sogokuru na ba sogokuruza, ba nyogokuru na ba nyogokuruza, ababyeyi bacu n'abavandimwe bose twabuze, tuzababona icyo gihe. Niyo mpamvu mu izina ryanjye Marie Clarisse Mukandengo nsabye imbabazi ku bw'aba bavandimwe babiri, sinzi icyo bari baganiriyeho cyatumye bazana iyi mesaje, nta nubwo nzi nyuma y'iyi mesaje niba hari ibindi baganiriyeho. Nanjye niyo mpamvu mbisabiye imbabazi, kuko niba ari jye baganiriyeho cyangwa se niba ari bo ubwabo baganiriye cyangwa niba ari umuryango wose ntabwo mbizi, ariko dusabirane mu izina rya Yezu. Amina.